Agafilime kacu rero k'uyu munsi tugatangiranye n'umukobwa witwa Claire. Uyu mukobwa witwa Claire yarabyutse kuri ararume ya saa kumi n'ebyiri. Akimara kubyuka rero hano barakwereka umusore nawe, hari undi musore wabyutse nawe yinjira mu modoka. Akimara kwinjira mu modoka yahise ahamagara uno mukobwa witwa Claire aramubwira ati sheri ndaje nje kugutora, bibaye byiza rero wasohoka rwose tukagenda. Bari bafitanye gahunda. Hano rero umukobwa akigera mu modoka yasuhuje sheri we, arangije sheri we nawe ajya inyuma mu modoka arangije atangira guhindura imyambaro kugira ngo bitegure urugendo bagende. Ako kanya rero umusore akimara guhindura yahise yatsa imodoka aragenda. Bageze ahantu kuri alimentation bafashe ibyo kurya bakomeza urugendo. Bakigera hano rero umusore yabonye inzira ebyiri gusa ahitamo inzira imwe muri izo ngizo. Akigera imbere yahise abona yuko yamajije kuyoba tayari. Akimara kuyoba rero yahise aza hano kuri station atangira gufata essence. Umukobwa nawe ajya mu bwiherero bwaho ngaho atangira kwitunganya. Ubwo yari ari mu modoka rero Claire ategereje sheri we nawe wari wagiye mu bwiherero muri ako kanya, hari igisore cyaje kiramubwira ati mukobwa wantije ikibiriti. Umukobwa aramubwira ati oya njye nta kibiriti ngendana. Amajije kumubwira ko nta kibiriti agendana umusore yatangiye kumutuka. Gusa ako kanya sheri we yahise aza aramubaza ati se urashaka iki? Undi aramubwira ati ndashaka ikibiriti. Akimara kukimuhereza rero bahise batsa imodoka barongera barigendera. Gusa rwa rugabo rusigara ruri kubareba nabo ukuntu. Bageze kuri hoteli rero aho bagombaga nyine kuruhukira. Ako kanya barakwereka bararuhutse. Bageze aho ngaho barongera batsa imodoka, bukeye bwaho barakomeza urugendo. Bari bagiye gutembera mu misozi nyine no gutembera kugira ngo barebe ibyiza nyaburanga. Ako kanya rero bageze mu nzira barimo baragenda bahuye na ya modoka ndetse irabitambika. Hano Claire yabwiye umusore ati atsa imodoka ugende, nubwo uriya muntu bigaragara yuko akeneye ubufasha ariko komeza ugende. Cya gisore cyakomeje kubareba, wibuke ko ari ubwa kabiri bahuye. Arangije amazi ati none se sheri bimeze gute? Undi aramubwira ati njye nanze kubikubwira ariko cyagiye twari turi kuri station uriya muntu yaje ankanga ndetse nzamura n'ikirahure kugira ngo ntere gukomeza ibyo yambwiraga kuko yari arimo kuntuka cyane. Arangije Claire yarambwira ati ariko humura ibyo byararangiye nta kibazo, niyo mpamvu nyine nkubwiye ngo komeza ugende. Bidatinze rero baje kugera nyine aho bari bagiye gutembera mu misozi hejuru, baratembera ndetse bajya no hejuru y'imisozi bumva akayaga, mbese ibintu byari bimeze neza. Nyuma yaho rero baje kongera kugaruka hasi bajya mu modoka. Urukundo n'urukundo nyine bari bamerewe neza bishimye nk'izindi couple zose. Bageze mu nzira ariko bumvishe ibintu biri guhumura bidasanzwe. Umusore agiye gufungura asanganira radiateur y'imodoka yagize ikibazo, yasutsemo hano indi essence ariko agiye kubona abona irimo kujojoba kubera yuko yari yamajije gusa nkaho iturika cyangwa se yagize ikibazo. Ako kanya rero umusore ari munsi y'imodoka kugira ngo ahandoringe ikibazo cyangwa se atunganye ikibazo cyari cyabaye. Bagiye kubona babona ba basore bamugarutseho ndetse noneho yari yazanye n'undi mugenzi we, batangira kubiyenzaho ndetse batangira no kubatuka cyane. Umusore yivuyemo ikofi ryiza cyane ari kubita wa musore wari urimo kubitera byose. Mugenzi we nyamunini wari uri aho ngaho yatangiye kumuboha ndetse wa wundi kabitera yahise agenda akurayo umukobwa. Amaje gukurayo umukobwa atangira kumubwira mu matwi ati ndaje ndagukorera ibirenze ibyo watekerezaga, ngenda gufata ku ngufu rwose nta n'umuntu uri bugukize usibye n'uriya sheri wawe. Nta kindi cyabaye rero hano baraje umusore sinzi ukuntu yigobotoye arabacika ndetse acikisha na sheri we bajya muri ya modoka yabo, gusa bibuke yuko ifite ikibazo. Abandi rero nabo bakomeje babirukaho ndetse batangira kugenda babagonga. Byarangiye imodoka ya wa mukobwa na sheri we yibaranguye, imaje kwibarangura disi bisanga ahantu hasi ku musozi. Ni nako abo bose bakomeze kubirukankaho birangira babashyize muri butu y'imodoka aho bikanguye babona bose bari kumwe babapakiye. Umukobwa rero yahise abwira umusore ati ese turabigenza gute? Umusore aramubwira ati humura ndaje ndagufasha. Barihambuye gusa bagiye gusoza baje kubafata, ari nako bafashe umusore batangira kumumanika hirya ku giti ndetse n'umukobwa nawe bamushyira hano ku ruhande. Barangije baravuga ati ubu ngubu ibintu tugiye kubakorera nta nubwo muzigiye mwongera gutekereza kuza hano rwose muri zino karisi. Batangiye gutucarirwa umusore rero ku buryo budasanzwe, aho umukobwa yifashije kubera akuma yari afite ndetse ahita abacika.
gucika. Gusa gucika kwe ntabwo byamuhiriye kubera yuko yakije imodoka biranga, barangije baramubwira ati sohoka, nudasohoka sheri wawe turaje tumuzane hano ndetse turamwica mu isegonda rimwe, turamukata ijosi. Umusore rero bamaze kumushyiraho icyuma, umukobwa yabonye nta kindi kintu yakora arasohoka. Akimara gusohoka bya bigabo byatangiye kumujyaho bitangira kumufata ku ngufu, ari nako sheri we agira umujinya mwinshi. Arangije arihambura, akimara kwihambura yakubise Nyamunini wa wundi warimo kumufatira umugore ku ngufu. Arangije akimara kumukubita rero batangiye gucika. Gusa gucika kwabo nabyo ntabwo byari byoroshye kubera ko batangiye kubarasaho. Gusa bidatinze umusore yahise afata imodoka arayatsa. Akimara kuyaka rero arakandagira agenda yihuta. Akirimo kugenda rero yarebye hano sheri we abona yuko bamaje kumurasa mu nda, kandi ari nayo mpamvu yari arimo kumuvugisha ntavuge. Hano rero nta kindi cyabaye, yabaye kimusohoranga mugeze hanze, umukobwa umwuka uhita ushiramo. Ukimara gushiramo rero umusore yahise abona ko nta kindi kintu ari kurengera, n'ubundi sheri we baramwishe. Yaraje hano ahera ku wari uri mu modoka ndetse ari kunywa n'itabi aramwica. Akimara kumwica na Nyamunini wari wamufatiye umugore cyangwa se sheri we nawe yamujeho aramwica. Akimara kumwica rero yahise yihuta cyane ajya no kuri Kabitera ari we watangije ibingibi byose, nawe yaramwatatse baragundagurana. Gusa nubwo bitari byoroshye yaje gufata hano kimwe mu cyuma cyari kiremereye cyane akimukubita ku mutwe. Akimara kumukubita ku mutwe atangira kumuhondagura amakofi n'umujinya mwinshi, ndetse byaje kurangira nawe amuzamuye amumanika hahandi ho bari bamumanitse, amusiga ari indembe nawe asohoka gutyo. Ni nuko agafilime kacu kagenze rero, turabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment yanyu ni ingenzi. Naho ubutaha, ciao ciao.